Mwiriwe makuru yanyu yiriwe, natwe tumeze neza, turaho turi gushima Imana. Iki ni igiterane cyabereye mu Gasiza k'Abaduha, ni mu karere ka Ngororero, umurenge wa Muganza. Ni abantu babiri, umugabo na mushiki we barokotse muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Barokowe n'imiryango itandukanye, abagiye babahisha, ababagaburiye, mbese bitewe n'uko nyine mu mezi abiri badusobanuriye bamaze, bagiye barara mu miryango itandukanye. Iyo miryango rero yakoze icyo gikorwa cy'indashyikirwa, bari abarokotse bari baje kubashimira no gushima Imana. Bityo umurenge wa Muhanda niho byabereye mu Gasiza, ariko nyine na gitifu w'umurenge yari ahari muri icyo giterane. Ni uko nguko ayo ni ayo makuru. Cyari igiterane cyo gushima Imana no gushimira abakoze icyo gikorwa. Rero twateranye twiga ibyigisho bitatu, arangije habaho kuvuga ko byagenze, kuvuga amateka yabyo ko byagenze n'ababarokoye, no kubashimira no kubaha impano n'ijambo rya gitifu, ubundi turataha. Nuko nguko murakoze, mukomeze mugire umugoroba mwiza. Ariko kandi hari igihe tujya tubikora rimwe na rimwe kandi bigakunda. Murakoze. Ni ukuvuga ngo abo babikoze, abo ba nyiri gutegura icyo giterane ni abagorozi baje kwakira ubutumwa bw'abagorozi, noneho baza gutegura icyo giterane cyo gahunda yo kubashimira, yo gushimira ababarokoye. Nibwo ko babibwiye umurenge urabibemerera, bemera ko bagikora, ayo materaniro akaba. Muri urwo rwego rero n'umurenge wari uhari watumiwe, ariko nyine byarateguwe nyirizina na ba nyiri gukorerwa icyo gikorwa cyiza. Murakoze. Ariko nyine nawe urabyumva, nyine akarembo tuba tubonye tukabyaza umusaruro. Urana byiza wari uri kwigisha, ndetse na Feliciyani, habaye abigisha 3. Urumva rero iyo tubonye agahe uzi ko bari kuguhita tukabyaza umusaruro, nyine bikarangira, Imana ikihesha icyubahiro, ubwo ibindi bikazaba ubundi. Bari benshi, bari nka conference, kuko igitifu umurenge yavuze ati aba bantu bangana gutya si ubu ko baba muri uyu murenge wa Muhanda, twari abagorozi gusa, ukabona haba Gaturika barimo, akaba n'abadive barimo, nta baporoso, akaba ari abagorozi gusa baba muri uyu murenge. Ati nanjye ninjye ndahamagara muzajye muri Tabaguke. Hano arabashimira nk'abantu bakoze igikorwa cyiza, hano arabashimira ku bikorwa byinshi basanzwe bafatanya. Rero hari ibintu Imana ikora, kuko n'ubundi ukurikiranye iyo video hihanye abantu bari hejuru ya 10. Urumva rero Imana iba yarateguye inzira nyinshi zo gukiza mu bwoko bwayo. Hari igihe yabikoze gutyo ikanemera ko byemerwa, nyamukuru ari abo bantu babwirijwe bakihana. Icyo Imana yari igambiriye, ndetse aricyo yari ishaka. Murakoze. Turabakiye mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Data mwese muri hano
dufatanye gushimira Imana yaturize mu bihe bishize tukaba tukiri uyu munsi. Bene data mwese muri hano dufatanye gushimira Imana yaturinze mu bihe bishize tukaba tukiri uyu munsi. Yaduhaye guhumeka abenshi bamerewe nabi, yadukoreye byinshi mugenzi idahereye ku byiza ukora, nirengagiza amafuti yacu ikaduha ibikwiriye byose, ikaduha ibyiza turi babi. Ufata umwanya ushimira Imana. Mwami wanjye w'amani wavuye cya gihe warushobewe cyane, ishobora byose iragukiza, niki gituma utayikorera? Reba ahandi habi wavuye cya gihe warushobewe cyane, ishobora byose iragukiza, niki gituma utayikorera? Yaduhaye guhumeka abenshi bamerewe nabi, yadukoreye byinshi mugenzi idahereye ku byiza ukora, nirengagiza amafuti yacu ikaduha ibikwiriye byose, ikaduha ibyiza turi babi. Ufata umwanya ushimira Imana. Mwami wanjye wankoreye ibyiza, sinabivuga ngo mbirondore, sinabyandika ngo mbirangize, nzagushimira mu iteraniro. Mwami wanjye wankoreye ibyiza, sinabivuga ngo mbirondore, sinabyandika ngo mbirangize, nzagushimira mu iteraniro.
ibihe turimo n'ibihe bikomeye abana b'Imana bakeneye imbaraga yo gutuma barangiza inshingano yabo inshingano bawe n'umukiza yo kujyana ubutumwa mu isi yose ibihe turimo n'ibihe bikomeye abana b'Imana bakeneye imbaraga yo gutuma barangiza inshingano yabo inshingano bawe n'umukiza yo kujyana ubutumwa mu isi yose warabisezeranye mukiza yukuza dushumbusha kabiri nasohoza iryo sezerano ruimbura yituma wasezeranye kugira ngo idukure mu bwinanirwe warabisezeranye mukiza yukuza dushumbusha kabiri nasohoza iryo sezerano duhingura yituma wasezeranye kugira ngo idukure mu bwinanirwe uwiteka dukeneye kugushaka dukeneye guhinduka ko mu mutima zatuma twerereza amahame y'ukuri ngaho duha imbaraga wasezeranye yo kutuvana mu bwinanirwe uwiteka dukeneye kugushaka dukeneye guhinduka ko mu mutima zatuma twerereza amahame y'ukuri aho duha imbaraga wasezeranye yo kutuvana mu bwinanirwe warabisezeranye mukiza nukuza dushumbusha kabiri nasohoza iryo sezerano duhimvura yituma wasezeranye kugira ngo idukure mu bwinanirwe warabisezeranye mukiza yukuza dushumbusha kabiri nasohoza iryo sezerano duhimvura yituma wasezeranye kugira ngo idukure mu bwinanirwe umuntu wese wakira umucyo ukuri agashyira amahame yera mu mutima maze agasaba Imana kuyagenderamo abona ibimana izajya yiyambaza kugira ngo bamurikire isi umuntu wese wakira umucyo ukuri agashyira amahame yera mu mutima
mutima maze agasaba Imana kuyagenderamo abona ibimana izajya yiyambaza kugira ngo bamurikire isi. Warabisezeranye Mukiza yuko uzadushumbusha kabiri ngasohoza iryo sezerano duhimura itumba wasezeranye kugira ngo idukure mu bwinanirwe. Warabisezeranye Mukiza yuko uzadushumbusha kabiri ngasohoza iryo sezerano duhimura itumba wasezeranye kugira ngo idukure mu bwinanirwe. Amen. Mwese muraho baramukije mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro mwese witeka babiri ishimye Imana cyane idwaye umunezero wo guhurira hamwe tungana dutya ni ukuri turanezerewe Imana ihimbaza. Twishimiye ko yaturinze mu rugendo twagize namwe ikabarinda nubwo hari abageze hano kare bakadutegereza umwanya muremure ariko Imana yadushoboje tukagera hano amahoro dusanzwe mwihangane namwe mwakoze Imana ibahe. Kuko mugenzi wanjye ubu yaramaze kuvuga ibintu byiza nakomotse mu itorero rya Gikondo muri Kanyamukanye twavuye mu gitondo twazana abashyira turabona data turi kumwe kandi urugendo rwari rumaze iminsi ruringanijwe dushimiye n'Imana idushoboreje ntabwo icyubahiro. Rero mbere y'ibindi wenda biza gukurikiraho ubundi aka kanya tugiye kuvugamo ijambo ry'Imana muri make ntabwo tuza gutinda kugira ngo tuze kubona n'umwanya w'ibindi biganiro tuza gukurikiraho, ariko mbere ya byose kubera akanya mugiye kumara mwicaye n'akandi mumaze mwicaye turinde indirimbo mu rwego 52 murangije maze dukomeze. Umugisha mu mutima gushima niyezida tumusingize cyane unyigishe ukurana iteka kandi menye ubwiza bwawe biringira ubwami bwawe unyuzuza urukundo kiragwikibuza cyane niyongeze ku bwawe nizeye yuko uzajyana ngeni wawe amahoro. Yesu yanaruye nazimiye nari kure Imana ashaka kunkiza urupfu yatanze ubugingo bwe nimubwishe ubwawe mwami bimbabaza ungirira nyigiza
tumaze kumva mu mwanya ushize yatwerekaga imbaraga iboneka mu musaraba. Urupfu rwa Yesu ku musaraba rwatumye haboneka imitima myinshi ikizwa, maze urukundo rwongera kwimikwa mu mitima y'ubwoko bwawe. N'uyu munsi nibwo ruduhuje, turabigushimiye, tubihimbarize. Rero data, twagize umuhenge, turacumura, tubanje twakuzanira ibyaha byacu, amaraso yabonetse ku musaraba y'umwana wawe yatwejeje. Utugire umuntu uza gusenga kwacu kuri uyu mwanya, utwerekezeho imbabazi zawe n'amaso yawe n'amatwi yawe, wumve gusenga kwacu, utugire umuntu data tweze, kandi uze ku migisha yawe, maze ntacyo arekere mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kuganira ibindi bikeya, muri uyu mwanya dusigaranye w'icyicaro ubane natwe, ibikorerwa hano byose bikomeze guhesha icyubahiro, kandi bikize imitima yacu twese, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Reka nk'uko twari tubivuze, tugiye kuganira umwanya mutoya utari buze kubarambira. Tumaze kwiga amagambo akomeye Imana inyujije muri mwene data, yatwerekaga ngo imbaraga iboneka mu musaraba. Umusaraba wa Yesu